Ibihe byiza we mukunzi wacu wakoze subscribe kuri chaîne yacu, nkaba nshishikariza n'ugeze hano bwa mbere gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana ku bintu byiza tugenda tubagezaho bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri WhatsApp nanone, ariko tugiye kuvuga ku kantu k'ingenzi kajyanye n'umutekano wa WhatsApp yawe. Buriya imbuga nkoranyambaga dukoresha cyangwa se WhatsApp uba ugomba kuyiha umutekano ku buryo nta wundi muntu wakwinjirira cyangwa se kuba umuntu yayinjiramo cyangwa se akaba yayikwiba akagenda akayikoresha ahandi hantu. Iyo burya konti atari we uri kuyikoresha, hari igihe bayikoresha amakosa cyangwa bakayikoresha ibindi bintu bitari byiza. Ni nayo mpamvu buryo uba ugomba kurinda umutekano cyangwa se amakuru y'ingenzi ya konti yawe ya WhatsApp kugira ngo atabonwa n'umuntu ushobora kuba wakugirira nabi cyangwa se wakoresha iyo konti yawe mu bindi bintu bitari byiza. Ikintu cya mbere rero usabwa gukora ni ukwirinda gukwirakwiza cyangwa se kuba abandi bantu babona verification pin wakoresheje warojistira WhatsApp. Kwa kundi ufungura WhatsApp ya mibare baguha ugomba kwirinda kwisharinga abantu. Icyo ni icya mbere ugomba gukora. Ikintu cya kabiri ugomba gukora nanone cy'ingenzi ni ugukora icyo bita two step verification. Two step verification ni uburyo ukora ukaverifiya WhatsApp yawe ushyizemo na email, ugashyiramo na pin, ku buryo nk'iyo wenda umuntu afashe namba yawe akajya kuyarojistira ahandi hantu kuri WhatsApp ntago bikunda, kuko bamusaba iyo pin kandi kubera ibizwi nawe wenyine, ubwo urumva rero ntago bikunda. Ikindi kintu bakugira inama nabwo ni ugukora password ikomeye ya telefoni yawe. Umuntu ntahite afata telefoni ngo yirukire mu bintu by'amabanga by'iki ngo ahite nyine ajya muri WhatsApp yawe agira ati. Nanone igomba kuba ifunze nyine iri locked kugira ngo ataba yabasha kuba yakwinjirira. Ikindi kintu cy'ingenzi nacyo ni ukureba niba nta yandi malinki cyangwa se nta handi hantu WhatsApp yawe connects. Hari uburyo wenda ushobora guhuza WhatsApp yawe ukayihuza na computer, ukaba wayiloginga ahandi hantu nyine ukasa nkaho uri kuyikoresha kuri device ebyiri. Nabyo bajya bakunda kubikora, cyangwa se nawe ukaba warayikoresheje ahandi hantu wenda ukibagirwa kuyikuramo. Nabyo ni ngombwa kujya ucekinga kuri linked device, kuri option ya linked device, ukareba niba nta hantu konti yawe ya WhatsApp iri linked. Reka turebe rero bumwe mu buryo wakora two step verification kuri WhatsApp yawe. Turangiza turanareba kuri linked device. Turahera kuri two step verification. Uzaza muri WhatsApp yawe, nuza muri WhatsApp yawe ujye hariya mu nguni buryo hari utudomo dutatu dukurikiranye, ujye muri setting. Ujya muri setting, uraza hano kuri account, uza hano kuri two step verification, urangiza uyiturning on, ushyiremo password yawe ni imibare 6, wongere uyikonfirime. Numara kuyikonfirima bazagusaba kushyiramo na email, nayo uyishyiremo. Undi nurangiza wemeze.
ubwo uzaba wakoze two step verification. Ariko iyi pini nyine ugomba kuba uyibuka ugashyiramo na email, kugira ngo mu gihe pini yawe utayibuka email izagufashe mu kongera ku regisitaringa, wenda ugiye gushyira nka WhatsApp mu yindi telefone. Iyi mibare rero uba ugomba kuyibuka, ni ingenzi. Naho rero ushaka kureba uburyo ushaka kureba niba nta yandi ma device ari connected kuri WhatsApp yawe, uza muri WhatsApp ukaza hano nanone mu nguni, ukaza hano hari utudomo dutatu dukurikiranye, warangiza ukaza hano handitse linked devices. Iyo hari ukamanuka ukareba niba nta device biri connected. Haramutse hari indi device iri connected cyangwa se ari web iconnects na WhatsApp yawe, bivuze ko WhatsApp yawe hari ahandi hantu yaba iri gukoreshwa ubiboneramo hano. Ubu rero ntayirimo, ariko ihari wakora logout kugira ngo ubikuremo. Ubwo rero utu tuntu tuba ari ingenzi kudukora. Ibyo bintu byose, izo ni inama zose ugirwa kugira ngo WhatsApp yawe igume ufite umutekano, kuko burya umutekano w'amakuru yawe cyangwa se ya konti yawe biba ari ibanga kuri wowe, biba ari ubwiru. Ariyo mpamvu uba ugomba kubirinda kugira ngo bigume bizwi nawe wenyine. Wakoze kubana natwe, komeza udukurikire muri video zikurikira. Sawa, murakoze.